abantu bihane bave mu byaha kuko Imana yambwiye ngo ije kugosora Burundi, mongere musengere kiriya gihugu cyo mu Burundi, musenge cyane. Naje kubona mbona ibyorezo biri kuza. Arera muri Canada uribagirwa, Imana yo mu ijuru yambwiye ngo iraje, yarongeye irambwira ngo itinze no mu nsengero. Izi sengero zikinguye zigiye kongera zifungwe kuko abashumba bari gusambana, impanuka zibaye nyinshi. Ariko Imana yambwiye musenge cyane. Ujye ugenda mu modoka umanjije gusenga, ujye ugenda ku kinyabiziga umaze gusenga. Ikindi Imana yambwiye ngo sengera abantu bafite inyatsi n'ababuze urubyaro, basenge cyane. Ese Imana ijya kuguha ubu butumwa bw'Abarundi mu Rwanda ntacyo Imana yaba yatuvuzeho? Imana yambwiye ko no muri iki gihugu cy'u Rwanda bizahagera. Iyo Imana irambwira ngo itinze muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana irahatinze cyane kuko hari ibyo abantu bari gukora, Imana ikababara. Imana irababaye. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, uri Imana yumva gusenga. Sengeye umuntu nkurikiye aya masaha, ndasenze kugira ngo ibyo yavuganye nawe ubisohoze mu izina rya Yesu. Icyo twanze ni imyuka mibi y'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Mwami ugere ku bagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana yumva gusenga, uri Imana Jehova Jire, uri Imana Jehova Nisi. Aya masaha ndasenze kugira ngo uyu muntu nkurikiye umuhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umwanya turamara ahantu ubane natwe mu izina rya Yesu, udukomereze amaboko, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ariko muri iyi minsi ngo abahanuzi bari ngo bari kwaka amaturo, bari kuyaka ngo abahanuzi ngo muri kwaka amaturo ngo kubera yuko ngo n'ubundi ngo bame ngo ituro. Ese we ntabwo uri muri abo ngabo baka amaturo ra? Oya, njye ntabwo ndi muri abo ngabo. Ntabwo uri muri abo ngabo? Oya. Imana ishimwe cyane. Ndabona rwose uri umusore utuje cyane. Ese ko hari igihe nigeze numva uri kubwira umubyeyi ibyo wamuroseho, ufite n'Imana yo kurota? Nayo ndayifite. Ufite n'Imana yo kurota? Yego. Watubwira nk'ibintu nka bibiri cyangwa se kimwe waba wararose yaba ku buzima bwawe, kubera yuko Imana yo kurota Yosefu yari ayifite, arota azaba umuntu ukomeye kandi byarasohoye, biba ikimenyetso cy'uko Imana ikorera no mu nzozi. Ese nko mu byo Imana yaba yarakubwiye nko mu nzozi ukabibona ni nk'ibiki? Icya mbere ni uko mama yari atwite, ngiye kubona mbona igihe nari ndyamye, Imana inyereka yabyaye umwana w'umuhungu. Imana yamunyeretse ukuntu asa, igihe kiza kugera arabyara. Uko yabyaye niko Imana yamunyeretse. Imana ishimwe cyane rwose. Uko yamukweretse niko nawe wamubonye. Ese wari wabibwiye mama wawe ko azabyara umwana w'umuhungu? Yego, niko nari namubwiye. Ubu mama wawe amaze kubona uwo mwana w'umuhungu wamubyaye nk'uko wabimubwiye, yabifasha ate? Yarishimye. Yarishimye, ashima n'Imana kuba Imana yaramuhaye umwana w'umuhanuzi, birumvikana. Yego. Mbese mukozi w'Imana, ujya usengera abantu? Njya mbasengera, ndabasengera. None se mbere ya byose ufite telefone? Hano ku Makuru y'Ijuru TV bajya bampamagara bati mukozi w'Imana dusengere. Iyo ugeze hano rero hari n'undi murimo uba wungutse wo gusengera abakunzi bacu
ku Makuru y'Ijuru TV. Ufite telefone abantu bazakuboneraho? Ya telefone yanjye nari ifite abajura baje kuyiba, ubu nta telefone ifite. Imana igucira inzira uzabone telefone ujye usengera abantu. Ujye usengera abantu b'Imana. Meruka ufite agatelefoni kamenetse none nako barakibye. Ariko uzabona iyindi. Nzayibona ndabyizeye. Imana ishimwe cyane. None rero umukozi w'Imana, tudatinze aho ngaho, mu gihe umaze ukorera Imana, inyungu yo gukorera Imana ni iyihe? Hari igihe twari dushonje Imana ikajya ivuga ngo tuzajya, ariko ubu ndashima Imana ko yaduhaye ibyo kurya. Ubu rwose noneho murarya? Ubu turajya nta nzara nayo. Umuzimu w'inzara yarapfuye? Umuzimu w'inzara Imana yaramukubise. Imana ishimwe cyane. Yego. Burya umugisha wa mbere ni ibyo kurya. Ushobora kubaho udafite imyambaro, ariko mu by'ukuri ukihangana, ariko ibyo kurya byo kubyihanganira biragora. Byo biragoye. Urakoze cyane mukozi w'Imana, mutumishi wa Bwana Mungu. Amen. Reka rero nk'uko wamamagaye urambwira utifite message ngufi, niko wambwiye utifite message ngufi cyane Imana yampaye, ariko iyi message ngufi Imana yanegetse kuyizana ku Makuru y'Ijuru TV, ntago nayicara. Reka rero tuguhe rugari, n'ubundi utambutse message y'Imana utuje, mwituze rwose. Hano ni ku Makuru y'Ijuru TV, nta satani. Amen. Dusomereza buri 125 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa kabiri. Haranditswe ngo Zaburi 125 umurongo wa mbere haranditswe ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Ongera udusubirire. Haranditswe ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Aho wabonaga nta nzira, Uwiteka agucira inzira. Haleluya. Hari abavuze ngo nuzabyara, Imana yo mu ijuru iguhe gukikira imbere y'abavuze ngo nuzakikira. Haleluya, haleluya. Baravuze ngo ntacyo uzigezaho, Imana iguhereza iterambere ry'abavuze ngo nta terambere uzageraho. Imana yo mu ijuru igutabara ikurengere mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru gusa yambwiye ngo abantu bihane bave mu byaha, kuko Imana yambwiye ngo ije kugosora urukungu rujya ukwago n'amasaka ajya ukwako. Imana yambwiye ngo nimwihane mwezwe, kuko Imana yo mu ijuru ihagurutse ku ntebe yayo y'icyubahiro. Imana irahagurutse iraje. Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo abasambana nibave mu busambanyi, abiba bave mu bujura. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo iriyiziye. Imana yo mu ijuru irambye ngo itinze mu basambanyi gusa, itinze no mu bajura. Imana irongera irambwira ngo nimwihane muve musengere mu kuri no mu mwuka, kuko Imana yo mu ijuru iba izanye uburakari bwayo. Ikindi Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo hari imvura Imana izanye. Iyi mvura izagira ku bantu bose, abari mu byaha izabageraho, abari mu bujura izabageraho, abari mu nzoga izabageraho. Ariko Imana yo mu ijuru irambye gusa uburakari bw'Uwiteka buri
mu banyabyaha, ariko muve mu bibi mujye mu byiza, musengere mu kuri no mu mwuka. Ikindi Imana yo mu ijuru irongera irambya ngo abari mu Burundi mongere musengere kiriya gihugu cyo mu Burundi, musenge cyane. Naje kubona mbona ibyorezo biri kuza, ariko Imana yo mu ijuru irambye ngo musengere kiriya gihugu cyo mu Burundi. Yego n'abari muri Amerika icyo cyorezo cyabagiraho, ariko musenge cyane. Weho muntu uri kurenganya mugenzi wawe, Imana nawe iraje. Imana irongera irambwira ngo igeze ku badiyasipora Imana yatabaye bakibagirwa, namwe iraje. Imana iraje igeze no mu Rwanda, namwe hari abo Imana yatabaye, namwe Imana yo mu ijuru iraje. Yarabatabaye muribagirwa. Nimwamenya yuko hari aho wageze inzara irakujya, niwamenya yuko wageze igihe ukajya wambara ubushwambagara, ukagwara ibintu by'amavunja, nawe Imana ikugiriye imbabazi ikujyanye muri uwo mujyi wa Kigali, none utangiye kwibagirwa aho Imana yagushyize. Imana yo mu ijuru iraje. Imana yambwiye ngo iraje. Imana irongera irambwira ngo ugera mu Bushinwa uribagirwa, ugera muri Canada uribagirwa. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo iraje. Yarongera irambwira ngo itinze no mu nsengero. Izi sengero zikinguye zigiye kongera zifungwe, kuko abashumba bari gusambana. Umushumba agasambana akajya ku ruhimbi akabwiriza. Imana irambwira ngo irababaye pe, irababaye. Imana irababaye. Izi sengero zifunguye hari izigiye gufungwa, kuko Imana ibabajwe n'ibyaha biri kuberamo. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo namwe bayobozi mujya ruswa mukarenganya abantu, namwe Imana iraje. Imana iraje. Ikindi Imana yambwiye ngo abantu bagendera mu mihanda, abanyonzi, abamotari n'abashoferi, Imana yambwiye ngo musenge cyane. Naje kubona mbona impanuka zibaye nyinshi, abantu bari gupfa, abantu bari kujya mu bitaro. Imana irambwira ngo izo mpanuka musenge cyane. Imana yambwiye ngo impanuka zibaye nyinshi, ariko Imana yambwiye musenge cyane. Ujye ugenda mu modoka umanjije gusenga, ujye ugenda ku kinyabiziga umaze gusenga. Ikindi Imana yambwiye ngo sengera abantu bafite inyatsi n'ababuze urubyaro. Reka mbasengere mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Sengeye uriya mubyeyi wabuze urubyaro, Mana umugereho mu izina rya Yesu. Twirukanye imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu, imbaraga z'abapfumu, izo mbaraga zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Sengeye n'uriya wabuze ufite inyatsi ukora Mwami, namenya ahantu ibyo bigiye. Ndasenze kugira ngo Mwami umuhe gukora mu izina rya Yesu, umuhe iterambere, umuhe amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Izo nyatsi turazirukanye mu izina rya Yesu. Ngwino utwike ukongore mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo wumve gusenga kw'aba bantu mu izina rya Yesu. Umwami wabuze urubyaro umuhe gukikira mu izina rya Yesu, umuhe gukikira imbere ya Penina wavuze ngo nazaheka mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo Mwami umugirire neza, umutabare. Ubu butaya bumaranye igihe kinini mu izina rya Yesu, amaze imyaka myinshi nta rubyaro. Umuhereze Mwami, umwibuke, wumve gusenga kwe mu izina rya Yesu. Ndamusengeye kugira ngo Mwami iri sengesho ritumbagire, rigere imbere yawe, rigera hera. Mwami wumve gusenga kwe. Niko sengeye n'uyu muntu ufite inyatsi,
arakora mwami, namenya aho ibyo bigiye. Ndamusengeye kugira ngo mwami wumve gusenga kwe, turi muri ubu butayu. Ndamusengeye kugira ngo wumve gusenga kwe mu izina rya Yesu. Umuhe gukora, umuhe imikorere mizima mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana yo gupfukamirwa, uri Imana yo kwiringirwa. Aya masaha ndasenze kugira ngo mwami wumve gusenga kwe mu izina rya Yesu. Umuhe gukora mwami mu izina rya Yesu, yongere akore bikunde mu izina rya Yesu. Aho yabonaga nta nzira, umucira inzira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane gusengera abafite inyatsi n'ubundi n'ababuze urubyaro. Imana ibibuke kubw'isengesho ryawe. Urakoze umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha, amen. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Nayo mayerekwa y'Imana yari yangejejeho. Imana ishimwe cyane. Abari mu Burundi basenge cyane, kandi no muri Amerika naho basenge cyane. Ese Imana ijya kuguha ubu butumwa bw'Abarundi mu Rwanda, ntacyo Imana yaba yatuvuzeho? Imana yambwiye ko no muri iki gihugu cy'u Rwanda bizahagera. Iyo mutihana ngo muve muri ubwo butinganyi, muve muri ubwo busambanyi, muve muri ubwo bujura, Imana yo mu ijuru yambwiye ngo naho icyo cyorezo kizahagera. Kandi wewe uneze amatwi, ihanire kureka, uve mu byaha, wakira agakiza, kuko Imana iragushaka. Haleluya, Imana iragushaka. Imana yambwiye ngo uve muri ubwo busambanyi urimo, uve muri ubwo butinganyi, uve muri ubwo bubeshyi. Imana yo mu ijuru iragushaka. Ikindi Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo, Imana irambwira ngo itinze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana irahatinze cyane, kuko hari ibyo abantu bari gukora, Imana ikababara. Imana irababaye. Ikindi Imana irambye ngo ibabajwe n'abahanuzi bari kuvuga itavuze. Imana irababaye. Imana iraje. Imana yambwiye ngo iraje kandi ntabwo itinze. Ije mu bahanuzi bari kuvuga ngo iravuze. Bageze mu murimo w'Imana, barawutobatoye ngo iraje. Ihagurutse ku ntebe yayo y'icyubahiro. Imana iraje. Nimusengere mu kuri no mu mwuka, kuko Imana yo mu ijuru iraje, ntago itinze. Ni ibyo ngibyo umwuka w'Imana yambwiye ngo mbagezeho. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Reka dusenge Imana. Mbere y'uko usenga Imana, ni ukuvuga ngo mukozi w'Imana, Imana imaze kukubwira yuko mu Burundi, mu Rwanda, Imana ihagaranya uburakari ku bw'ibyaha biri gukorwa. Ese ntabwo wasenze Imana ngo ibikureho? Arasenze, irambwira ngo yo batihana ntago izabikura. Yarakubwiye ngo yageze i Sodomu na Gomora, ngo niko ije. Yarakubwiye ngo ni hatabaho kwihana, byanga bikunda ibyago n'amakuba bizaza. Imana itubabarire rwose, kandi iduhe kwihanira kureka. Ahangaha ni amakuru yizewe nk'uko tubizi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura, maze arinda asaza atarayivamo. Abato n'abakuru, ufite ubutumwa wese, ni ukuri icyo Imana yaguhishuriye. Hano ni ku Makuru y'Ijuru TV. Twandikira, uduhamagare kuri 0788522369, utambutse message y'Imana turayisubiramo. 0788522369.
uze utambutse ubutumwa, waba ufite ubutumwa, waba ufite ubuhamya, n'ubundi imiryango irakinguye, ni karibu, ni karibu. Reka dusaba umukozi w'Imana senga Imana kugira ngo abazumva ubu butumwa ni ukuri buzabagirira umumaro. Ni karibu no gusenga Imana. Reka tugusaba usenga Imana. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Sengeye igihugu cy'u Rwanda, sengeye u Burundi, sengeye n'ibindi bihugu, twirukanye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo abantu bihane, abantu bamenye agakiza, abantu babona agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Mwami, uriya muntu uri mu busambanyi umuha agakiza, uriya muntu uri mu bujura umuha agakiza, uriya muntu uri mu butinganyi umuhereza agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Mwami utanga agakiza, itanga agakiza Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.